aha mami wabibonye dore ni kuri yamutunze nawe urabibona. Mwana w'umukobwa wanjye ntiwanjye nibyari niba wowe n'umukwe wawe bino bintu ari byo mwapanze kugira ngo munjijishe mwigire nkaho nawe utunguwe ngo ndahageze noneho. ni karibu ni karibu mu bantu beza. nta kidasanzwe n'ibisanzwe nta kidasanzwe n'ibisanzwe ni ibisanzwe. yajya cyawe uno munsi ko utakagiye musa nirengana na zino nkumi zibaza amakuru y'iminsi wari urimo baha umuco. umuco w'iki gihe se ko ari hatari. hatari. ese nta makuru ya leta bya leta rwose ubwo urasubizi wowe na oya wakambiye ko nabasha kugenda njye ntabwo nabonye umwanya wo kujyayo. Rita agiye kubasura mu gitondo. Rita wari muri koma. Ari muri koma ntabasha no kuvuga. Nyine ni ukuvuga ngo nta na gake naho Imana gusa. We ntuza we hari aho Brian. ubwo bakoranye impanuka. Nyine Brian. hari aho urabona yuko asa naho ashaka abarivuga ariko nawe uba wumva avuga ururimi rutava mu kanwa. Mami, bon appétit. Merci. Shatse ko uyu munsi tuganira. Hari haciyeho igihe tutaganira. Muryoherwe kandi. Merci. Nimba nirishe. Si mukuru wawe se? Ako nawe ni umugabo wawe. Nawe ni umugabo, ni umugore wawe. Umugore wanjye z'umugore wanjye. Ako ubundi tuvugishije kuri mwe. Uri umubyeyi wabo nka nyina wabo. Rita tuvugishije ukuri ubona nakora iki kindi. Ni umuntu ukwiriye guhora amvunira ibitekerezo amvunira umutwe.
njye namushatse uriya mukobwa mukunda pe, tubana mu buzima bubabaye, turababarana, ibintu byose ndabimukorera ibyo nari nshoboye, ngira ngo urabizi n'ubukwe bwacu ko bwagenze, ngira ngo urabizi ko byagenze. Ariko ikintu anyituye ni ukujya ahora ajya kuryamana n'abagabo, ajya kuryamana n'abagabo. Nigeze kumusangana buriya na murumuna wanjye bari mu buriri bari gusomana. Nyuma yaho uzi ukuntu byagenze basanze mama. Aha hantu se waherukaga? Aya mwana wa ahantu ni heza cyane, ndahakunda. ndayishimiye. Naho ubundi rero byagendaga ubusanzwe, nta kibazo na kimwe. Apeti chérie, no nkoko iraryoshye. uzi ko muntunguye? Ntabwo tugutunguye. ntabwo nabyiteguye, mvuye mu kazi sinzi ko tuje kurya. Ni surprise twashatse kugukorera nk'umubyeyi wacu. Ni ukuri murakoze. Biraryoshye. Biraryoshye. Rero mami, nubwo bwose nabatunguye mwese, ubu nabatunguye. We ntabwo wari uzi ko turi buhurira aha, nabatunguye. Madamu nawe namutunguye, ntabwo yari abizi ko nawe uri buze hano. Ari naguhamagariye, urabizi narabikubwiye kuri telefone, ibibazo mfitanye na madamu bitoroshye cyane. Rero mami, nubwo bwose nabatunguye mwese, ubu nabatunguye. We ntabwo wari uzi ko turi buhurira aha, nabatunguye. Madamu nawe namutunguye, ntabwo yari abizi ko nawe uri buze hano. Ari naguhamagariye, urabizi narabikubwiye kuri telefone, ibibazo mfitanye na madamu bitoroshye cyane. Akose chérie, kugiye kuzira imbere tutaranirya kweri. Nta kibazo, turarya tuganira. Oya, ntabwo ibyo byari byo. Kare ubanza kurya, twamara kurya ibyo n'ibindi bikaza nyuma. Okay, nta kibazo, nta kibazo. Ariko mwana wa, ibyo byore warabimbwiye. Nazi. Koko mwana wa. Neza pe. Wanze kuba ku rugo rwawe. Narinzi ko ngiye hafi gutera umwuzukuru, none byagenze biti. Mama rero, nibi bintu wowe n'umukwe wari byo mwamagara, wenda ari byo mwaye mwana panze, ibyo bintu byanyu byo kubyirana ibiki. Niba ari inkoko zanyu n'amafiriti, uri kumana njye ntabyo nkeneye. Mwana we,
wabibonye dore ni kuri yamutunze nawe urabibona. mwana w'umukobwa wanjye ntiwanjye nibyariye gusa ngaje mpagana nanazifata uhangane njye kwikurikirana nzakubwira. ndumiwe koko abakobwa baragwira mwana we nawe arihanganye niba ari kuri abimeze ihangane.